الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد. nyuma y'iyo muqaddima dukunze gukoresha cyane muri ibiganiro byacu kubera ko ijyanye n'ibiganiro nyine bigendanye na tajwid. Iyi muqaddima ikaba yaratanzwe n'umumenyi wa tajwid witwa Muhammad ibn Jazari, nawe afite n'ikindi gitabo insha Allah wenda tuzareba. Tukaba rero dukomeje ibisobanuro by'iki gitabo Tuhfatul Atfal. Ubushize twarebye al-izhar, ubu ngubu insha Allah tukaba tugiye kureba hukum yitwa al-idgham. Turacyari kuri ahkam nun sakinatu wa tanwin ariko mu buryo burambuye tugisobanura igitabo cya Sulaiman al-Jamzuri cyitwa Tuhfatu al-Atfal. نعم. كري الإدغام يرفزتي والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. نعم. يرفزتي إتيكو رجا كبري ني إتيكو رجيتكوا الإدغام. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. ubundi idgham muri lughatan bivuga al-idkhal cyangwa se kwinjiza ikintu mu kindi nyine, mu kwinjiza nyine ikintu mu kindi. Hano rero inyuguti yinjira mu yindi. Iki gihe idgham izabaho ryari? Izabaho igihe, ubwo ndimo ndavuga nyine muri istilahan cyangwa se mu buryo burambuye mu bigendanye n'iri somo nyirizina, ni igihe tanwin cyangwa se nun sakin zakurikiranye n'imwe mu nyuguti za yarmalun cyangwa se yarmulun. Aba nyine inyandiko zitandukanye zivuga ku buryo butandukanye yarmulun cyangwa se yarmalun. Twabonye hamwe ko yarmalun ari izi nyuguti zose za al-idgham. Izi nyuguti zose ko ari esheshatu nizo zizabaho ari idgham. Idgham rero kabigabanyijemo ibice bibiri. Izi nyuguti uko ari eshatu, ya, ra, mim, lam, waw ndetse na nun, zose zikaba zikubiye mu itegeko rya al-idgham. Idgham rero kabirimo ibice bibiri. Hari igice cya mbere cyitwa idgham bighunna. Igice cya mbere cyitwa al-idgham bighunna. Idgham bighunna izabaho mu gihe nun sakin cyangwa se atanwin zakurikiwe n'imwe muri izi nyuguti enye zikubiye mu ijambo yumin cyangwa se yanmu. Ijambo yumin iyo urisomye neza, iyo urisomye usanga harimo inyuguti ya, waw, mim ndetse na nun, cyangwa se ukavuga yanmu. Byose ni kimwe nyine nuko byanditse mu ijambo nyine, mu magambo nyine atandukanye ariko byose ni kimwe. Ni inyuguti enye nyine za idgham bighunna. Hanyuma idgham bighunna turebye ingero zayo n'uburyo ishyirwa mu bikorwa. Ese idgham bighunna ishyirwa mu bikorwa gute? Reka twenda turebe urugero kuri ya. Nkuko tubikora turabanza tukareba izi ingero kuri ya, tukareba ingero tureba ingero kuri buri nyuguti, hanyuma tukareba kuri ese kuri nun sakin bimeze bite, kuri tanwin biba bimeze gute. Reka duherere kuri nyuguti ya. Wenda turebye ijambo
فمن يعمل كل التنوين خيرا يره واو من ولي كل التنوين شيء وكيل كل ميم مال كل التنوين خير من نون أريكو كل نون ساكن ولن نشرك كل تنوين شيء نكر نعم mu by'ukuri uyu niko idgham ishyirwa mu bikorwa nuvuga ngo inyuguti ya nun sakin wenda urugero turebye hano kuri ya iragenda ikinjira mu nyuguti ya hanyuma hakaza icyo bita al-ghunna n'impamvu yitwa idgham bi ghunna hagomba kuzamo inyuguti ya ghunna ariko mu by'ukuri ghunna ntabwo ari inyuguti ahubwo ni sifa hazamo sifa ya ghunna rero ikaba ica hano mu gice cyitwa al-khayshum ni kino gice cya hano hejuru mu zuru ngo iyo icyo gihe utasomye ushyizemo al-ghunna ntabwo mu by'ukuri ubusomye idgham bi ghunna ahubwo ubusomye shadda igize gute isanzwe wenda reka turebe uburyo bikorwa nuko umuntu asoma turebye ijambo faman ya'mal iri jambo faman ya'mal dusoma faman ya'mal mu by'ukuri iyo ugiye kwandika ibintu dusoma uzasanga ari fa na mim ariko haba hari indi ya ko ijwi rya nun deja riba ryamaze kugenda ariko ruvango hakaza ni nyuguti yindi ya nango ziba nkaho ari ya ebyiri ariko noneho hakazamo iri jwi rya ghunna ijwi rya ghunna rigomba kugira gutera ikaza mu mazuru hanyuma ghunna nayo igomba kugira gute gusa nkaho ikururwamo gakeya ikaba ifite nk'igipimo cya mada ya kabiri mada nyine ni uburyo bwo gukurura ariko bwa kangahe bwa kabiri ikaba faman ya'mal mu by'ukuri tugomba kumva ijwi rituruka hano mu mazuru bitandukanye na faman ya'mal iyo insomye faman ya'mal undi agasoma faman ya'mal ni amagambo abiri atandukanye yenda gusa wenda itandukaniro kuryumva hari ukuntu wenda bisa nkaho bigoranye wenda rishobora kumvuga wenda cyane n'abantu bamenyereye mu bintu byo gusoma ariko mu by'ukuri biba bitandukanye tuba tugomba kumenya gutandukanya shadda ndetse na ghunna ndetse na idgham cyangwa se ijambo khayrum min hanyuma tugasoma khayrum min nyine ni kimwe ariko bisa nkaho ari izi mimu nyine bya hanyuma imwe ikaba igize gute tugasomamo ijwi rya ghunna ijwi rya ghunna nyine rigomba kuzamo kubera iriya nun Naam hakaza noneho ikindi gice cya kabiri cyitwa idgham bila ghunna cyangwa se idgham bighayri ghunna ni idgham ariko itarimo ghunna ikaba ari inyuguti zikaba ari inyuguti za lam ndetse na ra icyo gihe cyo ntago tujya dusoma dushyizemo al ghunna turavuga duti wenda urugero turatanga urugero kuri lam ndetse tutanga urugero no kuri ra tutanga urugero kuri zifite nun sakin ndetse n'urugero zifite atanwin kuri lam milladun kuri tanwin
fitnatan lahum kuri ra. min rabbik ra ifite atanwin. ghafurur rahim. mu by'ukuri ahangaha kuri atanwin ndetse no kuri nun sakin, kuri izi nyuguti za idgham bighayri ghunna, ntaho biba bitandukanye no gusoma inyuguti ifite shadda. kuri idgham akenshi kuri izi nyuguti zose bakunda gushyiramo ikimenyetso cya shadda, kuko akenshi usanga ntaho biba bitandukanye ko hakiyongeramo ghunna cyangwa se ghunna ikaba itakiyongeramo bitewe n'inyuguti yaje ikurikiye. hanyuma hari amagambo agera kuri 4 umuntu ashobora kwibwira yuko aya magambo ari idgham, ariko mu by'ukuri aya magambo ntago ari idgham bighunna, ahubwo ni yitwa al-izhar al-mutlaq. ni ukuvuga ngo aya magambo ni amagambo 4 aboneka muri Qur'an, ari amagambo 4. ijambo rya mbere ni qinwan, ijambo rya kabiri ni swinwan, ad-dunya, ijambo rya gatatu bunyan. aya magambo ntago wayasoma ngo usome wenda urugero qinwan, wenda icyo ngicyo cyari ari icyitonderwa. noneho ku bigendanye wenda n'ibimenyetso, ku bigendanye n'ibimenyetso kuri idgham, uzasanga mu by'ukuri kuri nun sakin ntago izaba ifite ikimenyetso cya asukun nk'uko wenda twabibonye kuri al-izhar, ahubwo uzasanga ari nun ifite nta sukun ifite. hanyuma inyuguti ya idgham uzasanga ifite ikindi kimenyetso cya shadda. ariko mu by'ukuri ibi ni ibimenyetso nk'uko nabivuze bifasha umuntu kuba yamenya itegeko riri ahangaha, ariko impamvu nyamukuru ni iyi nyuguti. ntago uzita ngo ikimenyetso cyangwa se ntago gihari uzita ku nyuguti yagize gute yakurikiye. wenda turebye nk'izi ngero, wala nushrik, turabona ikimenyetso cya shadda kiri ku nyuguti ya nun, ikimenyetso cya shadda kiri ku nyuguti ya nun. hanyuma urugero rundi turavuga ngo mimmal, nun nta sukuni ifite, ariko mim ifite hano shadda. ibi ngibi nagira ngo ngubwire ko bitandukanye na masahaf. nyine masahaf zigiye zitandukanye, wenda hari aho uzasanga shadda, hari naho uzagira gute utazayisanga bitewe na masahaf ugira gute usomeramo. impamvu nakubwiye nti aya zinyuguti ugomba kuzifata mu mutwe kugira ngo nyine umenye ngo iri tegeko ni irihe ngomba kugira gute gusoma. kuri lam hano urundi rugira avuga uti milladun, kuri ra mirrabbik. hanyuma ku bigendanye na atanwin, uzasanga tanwin zanditse mu buryo busa nkaho busumbanaho gatoya, ndetse niyo witegereje ya tanwin ya izhar uzasanga itandukanye n'izi tanwin za al-idgham, kuko iza izhar uzasanga zenda gusa nkaho ziringaniyeho gatoya. wenda izi ngero tuziteje turasanga wenda tuvuga urugero shay'in nukur, khayrun min, khayran lakum, ghafurur rahim. naam, ngira ngo iyo niyo idgham tumaze kubona. mu by'ukuri ikintu tugomba kumenya hano kuri idgham cy'ingenzi cyane cyane abantu wenda tudakunze gutandukanya no kumenya gusoma idgham bighunna, ndetse no kwitandukanya n'inyuguti ya shadda, cyane cyane ku nyuguti za
waw ndetse na ya. Wenda dusubiye inyuma ho gatoya mu ngero twatanze, turebe ijambo faman ya'mal. Tekereza ku muntu usoma faman ya'mal kandi ukumva nabwo bikiri sawa. Nuvuga ngo haba habuzemo ikintu cya ghunna. Iyi ni idgham bi ghunna. Igihe udasomye udashyizemo ghunna, icyo gihe haba harimo ikosa. Turabye wenda kuri waw, turabye ijambo wenda min wali, hari umuntu uzasoma miwali. Mu by'ukuri ibintu biratandukanye, hari gusoma shadda ndetse no gusoma al-idgham bi ghunna. Ndizera ko abantu barimo kugenda bakurikira wenda aya masomo barushaho kugenda basobanukirwa n'ibigendanye wenda na at-tajwid. Numva rero uyu munsi twagarukira hano, twari turimo kurebera hamwe isomo rya al-idgham. Idgham ni rimwe mu itegeko riri mu mategeko ya at-tanwin ndetse na an-nuni as-sakina. Turashimira rero abakomeje gukurikira aya masomo. Insha Allah ta'ala tuziga byinshi cyane. Wenda ibyo ntasobanukiwe nzangerageza kugenda mbaza. Vuba aha turaza gushyiraho umurongo, namwe ibyo mudasobanukiwe mugende mumbaza. Ibyo ntasobanukiwe, ntago nzi ibintu byose muri tajwid, nziho bikeya nk'abandi banyeshuri nyine bagenzi banjye, mbangira ngo ibyo nsobanukiyeho bikeya tubashe kubisangira, hanyuma turushaho kugenda twunguka twembi nge nawe. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.